Okay guys, nyuma yo kubona yuko aba content creator benshi dukomeje kubura content dukora, ugasanga umuntu nta content afite mu by'ukuri, ugasanga niyo yakoze abonye niri kurebwa muri video ngiye kukwereka content ugomba gutangira gukora nonaha, content iri buze gukundwa kandi iri buze gutangira kukugira umumaro mu minsi mikeya. Rero ugiye kubona nanjye amani hanga ni kuri Xman, uze ukanda subscribe, usige igitekerezo muri comment ndetse n'ukundi video ukande like. Okay guys, ni ukuvuga ngo noneho mbere yuko dutangira manje gusobanuraho gatoya, iyi content ngiye kukwereka ni uburyo bwa fake chat, ariko ntago ari fake chat nka zira zisanzwe zikoreshwa n'ubundi. Ngiye kukwereka fake chat yo kuri WhatsApp. Tugiye kwinjira muri application yanjye ubundi nkwereke, ngiye kukwereka buri kimwe cyose. Reka dute dutangira. Okay guys, ngira nganga twamaze kuyinjiramo, ngira ngo urimo uragenda ubonamo abantu benshi twandikirana. Iyi ngiyi nayo nayifunguye mu buryo bwo gukora content yo kwibasira abahungu bakora ibijyanye n'ubutubuzi bwo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se bwo kuri internet, ariko nyuma nza gusanga yuko nyine hari ibintu nyine nagomba gukosora. Ubwo rero niyo application rero nayivumbuye muri ubwo buryo nyine nashakaga guhangana nabo nyine nkoresha. Ni ukuvuga ngo iyi application ifite ahantu nyine ifite status, ifite channel. Iyi ngiyi channel ninjye wayikoze, ngira ngo urimo urabibona. Ifite channel dore ibi byose ninjye wabicreatinze, ngira ngo urimo urabireba neza. Ifite ama setting hano, ifite call ngaba hano urabona twaravuganaga nkabahamagara akamfata. Okay guys, noneho muri makeya rero ifite ni ukuvuga ngo application nyine ifite ibintu byinshi cyane nk'ibya WhatsApp. Ni ukuvuga ngo tugiye guhita dutangira, ngiye kubereka ibintu bikeya, ibindi muzagenda mubimenya nyuma nimbona muri gukunda ino application. Ni ukuvuga ngo rero dore ndahaza ngaha wenda ninza hano, urabona hano mfitemo nakoze ngiyi groupe, dore izi ni chat zose zo muri groupe, ngira ngo muri kubona neza. Dore nguyu Sado hano, nguyu nakabwa, dore nanjye ubwanjye ngaha, na Noria MK nawe nguyu hano. Ngira ngo nyine murimo muragenda mubibona na abantu benshi. Ngira ngo urebye hano hejuru kubona nyine ko hari fake chat, mu by'ukuri nago ari WhatsApp. Iyi ngiyi ushobora no guhindura, ugahindura wallpaper cyangwa ugahindura nyine si background nyine uri murandikiraho, mbese ni nka WhatsApp neza. Ni ukuvuga ngo rero iyi application nk'umuntu utekereza kuri ishobora kuza kugufasha kubona content yo gukora neza cyane. Okay guys, nyine nkuko rero noneho twari turi kubivuga dukomeje. Ni ukuvuga ngo ahangaha urabona hano ni kuri status yanjye nashyizeho, nago urabona nago bararebwa, nabyo byose nzagenda mbibereka. Rero noneho ni ukuvuga ngo iyi nayo iyi ni channel yakabwa nakoze ngiyi hano, aba followers ninjye wayibahaye, ibi byose ninjye wagiye uyibiha mu by'ukuri. Kuvuga ngo rero ubwo noneho no kuvuga ngo ikindi kintu nababwira, umuntu ushaka inakumenya na application andika muri comment umbwire ngo yimereze, ndahita nkuhereza link ako kandi cyandika mu comment. Mukomeze kugira byiza rero kandi Imana ikomeze ibarinde.